Narakubwiye ngo ari amafaranga washatse muri amugore warayazanye tukareba akabari tuyashyiramo. We nta muntu waronga none wereza ntabwo wa mugore ari we mfite nazanye undi. Sibyo nakubwiye se nashatse umugore niko wariya umugore nashatse agiye kuzanyira nazaguhitana njye nakubwiye yakiraga abagabo 15 ku munsi none ubabona imwe kandi nayitunze yanabinyibwiriye. Rero ngiye natekereje nk'umuntu w'umutarama ndavuga ati hagiye iyawe yagumye zikaba ebyiri ukagize ukanera umutari muze tuzasangira inzoga dusangira ibindi bintu bindi ariko nibigera ku mugore ukajya ubikora mu gitondo nanjye nkabikora nimugoroba kuko aribwo mpitamo pfunga. ubwo umaze gutamira urijuse none uratangiye ngo ninzi hari ngo dufatanye. iyo umuntu ari guhinga agahera mu gitondo ahinga ageza saa 5 agihinga nk'uko yatangiye cyangwa ageza saa 5 yananiwe. umva nkubwire muze nanjye nananiwe mu musaza wananiwe rero aho nta nicyo nanagufasha kandi reka nkubwize ukuri muze njye kujya umpamagara ukambwira amafuti gusa jya umpamagara umbwira tumwe icupa n'ibyo bindi rwose jya ubireka kamwe nzobe n'ubundi reka ibyo bibazo bigukomerane kuko nakubwiye ari amafaranga washoye mu mugore waraje bakadushyira mu ikayi mu kabari tujye twinywera icupa wambereye inuze umufashe inkubera umufashe inuze umfashe uzi ibibuna none hasigaye ubwo ni akazi tuzabasha yewe umvanyune wowe ariko wumvize ukuri muze wapi rwose baga wimenye bagende bukwiriyeho kabyimba ikigo katumbura unero wacyakibwa kamirisha kikarya uruyuki gahekenye urutozi gicucu nyana yimbwa wiyimbiri yanze kuza kuma kabyinzi ko kundongorera umugore ubundi mba ndongora byaki maze n'iminsi warabuze kubona gukuramo iminsi cyangwa se kuramo se kucyambaye imyenda nyine funguye no mukanda mva ngiragera vuba cya kigabo nashatse akwa mugore wowe barakundoza ntunyurwa kumeze nka ziringa kuri umusore kaba mfite igihugu uranakiba utagihombe ndakubajije nasi umuntu w'umusaza nawe rero ubanzure uno muntu umuntu uriko wamuhirimbira uyu ko ari umugore wanjye n'uwawe umuhirimbiri nanjye ntabwo umugore wawe wowe banza wumva hanze uri umusaza wicyane umwana mutoya n'amabwiriza naguhaye ntese simbiguha maze iminsi ngaho udataha nakubwiye muki nawe cyo kubwira ngo ahandi inyama niba gucyura inyama byarakunaniye nyine hano umuntu wirirwa nakubwiye wendeba hafi n'ibyanwa bidore uko gisa ngaho rongora karisi durongora ni nupfa nzagusimbura oya byabasaba izindi depanse nyinshi cyane ureba nayo ugira ubayirukane rwose birukana kandi urakoze kenera ngo uzambwire amafaranga ahandi namwe twikaraze bazabona mubwira gake nta mwanya kandi nzi neza ko kazigira oya rega kariya nyine aba ari akazi ko guhereza ubundi ntabwo ugenda nyuramo hirya no hino ntabwo wakorera umukire umwe muri ino Kigali abo uzabona byacanze ni uko wakwizirika ku mukire njyewe ngomba kuva hano njya ahandi wikaragana hose bajya wikaraga kugira ngo nifate rega mba nzi neza ko ngomba kugutunga usa neza byose ni amafaranga muri iyi minsi nta kintu wari uri kumubwira oya ariko nawe ntugire ikibazo kabisa ntabwo wumbuye shanga nawe nagukumbuye ngenda gukumbura umuriro yego urumva umeze nabi ndatwigiremo nawe mutegereje igihe kinini
byagenze neza ariko fata mu mugongo cyane, umugongo wawe ugutuye aho ku gasongero, ako niko kakandi kagira gutya igihe umuntu agenda gutya ni akamoteri. banza urebe hano reba kakomeretse, igihe umuntu ari gusunika ni nk'akagufwa karimo hari akaba gafite kari akantu kagize ikibazo, nasunitse gahita gacika. Ibyo bintu ahubwo hari ikintu nenda kukubwira. Urabizi rero tuvuyemo n'iminsi sinzongera kujya biryoshye. Byari byiza. Ndashaka amafaranga rero. Nshaka ibiceri. Amafaranga yumfasheho gutyo ndajugumira, mpita numva ndi kubishaka. Dusubire yongeye kongera. Uretse ko mbona uri gushaka gutuma mbishaka wifataho, iyo mfasheho bituma. Okay, amagambo yawe wanyemereza amafaranga ndimo ndihuta cyara ahantu ngiye. Amafaranga. Okay. Se kuri kuyasubiramo nkaho ira gardienne primaire secondaire nkanaburara none urangije universite uratoragura ivyiyoni mu nzira ngo nibize hano mbare 5 ntakikubona hano mu rugo rwanjye. 1 2 3 uratararetse amajigo aho aracyarahayoka